umwanya twicaye n'umwanya wo kwegera Imana hamwe n'ijambo ry'Imana twumvise. Uyu muririmbyi waravuga ngo isi n'ibizavaho ijuru bikavaho wize azabona amasezerano. Yesu nashimwe. Dukomeze kwizera byerekana ko n'ibyo wishingikirije biramutse bivuyeho ariko ukaba wizeye uzabona amasezerano y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe ko nubwo isi yavaho, nubwo imibiri yababara, nubwo waba mu bukene, nubwo warwara, ariko wizeye uzabona amasezerano y'Imana. Rero ngo twereke ibiganza byacu Yesu, tubereke ngo Yesu dukeneye kukwizera biruta uko twakwizeraga. Dukeneye kwiringira imbaraga zakuzuye, wowe wacecekesheje inyanja, witeguye no gucecekesha imiraba yose iri mu mibereho y'abana b'Imana. Twibuke neza, Imana idutabare. Twize ngo nubwo dukijijwe ntabwo bisobanura ko tutazaca mu muriro, ntabwo bizosobanura ko tutazaca mu mazi, ntabwo bisobanura ko amazi atazatugeraho, ariko Yesu azacecekesha inyanja ituze kubw'ubutware bwe. Mwene data pastori, egera imbere hano, wongere usengera itorero, twongere dusaba Imana itwongerere kwizera. Urambura ikiganza cyawe wizeye uvuga ngo isi nubwo izavaho, isi nubwo yavaho, nubwo ijuru ryavaho, ariko nukomeza kwizera uzabona amasezerano Imana yagusezeranije. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, kandi muri uku gusenga umukozi w'Imana arimo asenga. Nawe bwira iyo misozi ngo wa misozi we, nubwo waba uremereye cyane, ukaba ukomeje kuremera cyane, ariko Yesu umunsi umwe azategeka, igitondo kimwe azategeka. Yewe nshuti yanjye, birashoboka iri jambo rikaba rije mu gihe cyaryo, ngo wongere ukomeze kwizera. Imana idufashe cyane. Washobora gusenga Imana nshuti yanjye. Mana turagushima. Haleluya. Mana inezeza n'abayizera. Mabona ukurubirina. Kwizera Mana. Bezana igikurubira Bashaka kukwizera. Kubera kukwiye ngo mwami ngo basha kutizera ngirira neza cyangwa kwizera kwanjye. Ntabwo nsikorera Mana. Imbere y'amaso yawe. Imbere y'ubwiza bwawe. Imana irema. Tutware n'ubushobozi misozi iri imbere yacu, Imana ikamya inyanja, Imana yoshimira abantu, ureme kwizera mu mitima y'abantu bawe, uzamure kwizera turengere Mana, twekubura amaso, duhanga amaso kuri wowe. Ijuru bizashira, amashuri azavaho, tuzi buzarangira, y'abantu biringiye bizarangira, ariko mwami Mana, ijambo ryawe rizahoraho. Tugirire neza Mana, zamure kwizera kwacu, ore mwami, dushyize kutizera, twegwagarane nawe kukwizera, twegwaga amaso ibibazo, twebwe data wegwaga amaso ibibazo, nkamuka n'inyanja, ubuzima burino, cyahinduka imibiri yose, kandi ducupiza mu izina ryawe Mana. Tabara itorero ryawe, twegere, tugize kutizera, turagushima kuri Imana, Imana nziza, turaguhimbaje kumva gusenga kandi kuri kumwe natwe, mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Amina.
Mana ishimwe. Mulungu alegezeke. Reka dusabe byihariye umwanya wihariye ku barwayi. Subano ntawiye Bamaze badini. kwizera Yesu. Udwala mukubire. Imbaraga zamuzuye zigatuma bamwumva. Hanyuma natwe twizere ko umuntu wese urwaye n'umuhamwe umwanya we dusenga Imana. Kubirire amena kudwala ayimirire marumake. Urwaye uhagarara umwanya wawe. Karibu kudwala. Twongeye kwizera. Mungu ayimirire marumake Ari kudwala. umukiza wacu. Kubirire Yesu ni mpukuzi Kandi watu ukomeze kuba nikirizo. mu mwanya wo kumwiringira. Reka dusabe Imana. Kibipere. Uwiteka Imana yacu. Jehova Mulungu watu. Turi mu nzu yitiriwe izina ryawe. Turi mu nyumba yanyu. Turagushimiye Tikugeze sikuomo. ko wongeye kutwibutsa mwana Kifoma ari mu tsaso. ko dukwiriye kwizera. Kuri rwena gukulubirira. Ni wewe wakwizerwa Jirunoka okulubirika. kandi abakwizeye Yose okulubirira nino. ntabwo wigeze ubahemukira. Simuda kitire simuda kitse mayazi. Abale atwa. Abashiki bacu Dialo batu. bamaze igihe barwaye Akantari idala kudwala. imibiri yabo Madubi yao. uko bagiye bababara Mene yakala kumva Warabibonye kubeteka. mwa. Munaona mbwe. kandi barabyumvise. Yose munamba. Utegereje Ubudigira. kuvuga ijambo rya nyuma Ulambula mao mu maliza. izina rya Yesu. Zina la Yesu. Nuvuga ijambo rya Ulambula nyuma mao maliza. ku barwaye malariya. Bawudala Nuvuga maluko. ijambo rya nyuma Ulambula mao ku maliza. barwaye ibibyimba. Bawudala Nuvuga zokupa. ijambo rya Ulambula nyuma mao ku maliza. bafite ikibazo mu maraso. Babena ndi Nuvuga mabula ijambo bakara. rya nyuma Ulambula mao ku maliza. barwaye kanseri. Ulambula Nuvuga kansa. ijambo rya Ulambula nyuma mao ku maliza. barwaye umwijima. Ulambula Nuvuga ijambo rya nyuma Ulambula mao ku maliza. barwaye isukari. Ulambula Nuvuga shuka. ijambo rya Ulambula nyuma mao ku maliza. barwaye impyiko. Ulambula yibyo. Nuvuga ijambo Amena imwe batukulu bamu. Urambura ikiganza cyawe. Ikanitse jalali Akira bayo. uburwayi bwawe. Ajile bayo ikiga. Tuzavuza impundu. Tizanu lutira. Tuvuge ngo urakoze Tukulena kudi ko zikomo. wadutabara. Kudi munatutatiza. Dusenge n'abari mu bitaro. Tumepila mlani musipatala. Turabakweretse. Tukuone tsani. Ubahagurutse mwana. Mwajose musipatala. Bazagushima. Naoso zapeleke umboni. Turizeye rero Tukulupilira ko ndetu. ukijije abarwayi. Kudi mwajiri saudara. Muzina la tate. N'umwana Ndi mwana. n'umwuka wera. Mzimu wera. Amen. Yesu abamugisha. Yesu amubaritse. Haleluya. Amen. Turabandana n'izindi gahunda tugeze na porogaramu wena tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo mu nzu y'Imana twiga mu ntara y'Ipereka nyumba ya Mulungu abashyitsi bacu batazira hano uko bigenda rero hatumire saa tubiri tunaendera iki giseke kibaza hano ruguru shyiramo ituro ryemejwe n'umutima wawe iki basket ya mbere Ipereka nyumba y'umutima wawe konsegera icyo hagati dushyiramo icya 10 basket hapa kandi mweka mu cya 10 iyo hepfo tugashyiramo yo gufashisha kugena abapfakazi bo kwitabira tumenga mu notaneza n'amasenda n'amasi turakora uwo murimo rero amakorali yombi yahagurutse nyimbo mabaya wose bune n'ubereka nyambere agakorasi kugira ngo natwe tugende n'igihe neza yangereza agakorasi buri gihe ndende tawe turi esaba mu
turakomeje izindi gahunda tubiriza no kugama tugeze mu mwanya w'amatangazo napiga mu ntara ya Zorengeza ariko itangazo rya mbere turashimira Imana ko yabanye natwe muri gahunda zose Zorengeza je yamba tugamiga mu vakambi mu program wose tukaba twerekeje ku musozo dushimira Imana ko yatugiriye neza biro mu mbere tugamiga mu kwandikira zagwe ndagira ngo tuyikomera amashyi manja turashimira abashyitsi babanye natwe tajiwiri tugamiga lenda bino kanambe turutse hirya no hino mwese Imana ibahe umugisha kugira amariro sena siana mbuya uraliseni kandi n'ikindi gihe ni karibu muzaze kwifatanya natwe na mwere muzakare na pesa turamenyesha ko tugira iteraniro rimwe buri cyumweru ndima kandi service mozi Sunday yose kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 ndima amba 9 kulogo kulegeza 12 o'clock kandi tugira amasengesho ku munsi wa gatatu ndima kandi bempera tsibula kitano duhurira hano batangira gusenga ku isaha ya saa 3 tukageza saa 7 ndima amba bempera 9 o'clock kufigira 1 o'clock zabishobozwa rero ni karibu muzaze kwifatanya nanga batense tu awere zakare ni moja na bempera amene hanyuma ku yandi matangazo uzorengeza zina turubutsa abakristo bose ko ku cyumweru azaba ari ku itariki 26 muri Sunday bazakara ba 26 tuzaba dufite amasengesho hano kuri branch ya Lilongwe izakara ndima bempero ku branch ya kuno kuri Lilongwe y'iminsi 3 y'amasiku atatu turamenyesha rero ko ari amasengesho areba buri mukristo mabempero amene ndio kuza Kristo inaliyense tuzaze tuba imbere y'Imana izakare bimoto masupa mulungu kandi iyo tubaye imbere y'Imana tubakora izindi mbaraga zidasanzwe ndio kaba masudika kwa masumu ndi mabeza mpamvu zina ndetse n'amasezerano mashya maso ni malongezano atsobano karibu rero muzaze tuba imbere y'Imana bwere izakare masupa mulungu hanyuma ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 ba 2 August tuzaba dufite igaburo ryera izakara ni gonero wambuye ubwo rero nabyo nk'uko tumaze kubivuga bireba abakristo zimendane namo zuguyangana swabira Kristo kandi ni byiza ko dukomeza kugirana igihango n'umwami wacu Yesu Kristo ndikofunika nditudukale ndi ubwezi wenu ndi Kristo hanyuma ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 ba 9 August korali yacu ibyiringiro izaba yafashe urugendo kwa Yehova izabira zakandi urendo yerekeje mu ivugabutumwa mudugudu wa Byobyo ubiro ngalaligiro tenga ku branch ya kwa Byobyo rero ni ugukomeza kubasengera Imana ndikofunika kwa bipira kwa Mulungu kandi nk'uko twabivuze n'uwo Imana yakomaga ngabagurira agafanta ni byiza kuko urugendo ni rurerure amenanga tukwa kulira agafanta nitwatongere Paulo rero ndwa urani rindi tangazo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 kino jolengeza ba 15 August hano kuri branch ya Lilongwe tuzaba dufite ubukwe ku branch ya Lilongwe zakandi umbwati numva baratweretse n'abana bacu hano ku mudugudu wa Lilongwe ndikubiyana bonesa anatwa kuno ku branch ya Lilongwe rero nukomeza kubasengera no kubashyigikira uko Imana izagenda ishoboza umwe wese ndikubiriza kwabe mpera ndi wakandizira mene kungategere kuri bonse ndumva rero matangazo dufite kuri uyu munsi wa none ndikubira zongeza mene nazo tsula rero gusa turamenyesha abakurikirana inyigisho z'umwatizo kuri uyu munsi tutari bwige opuzira zobarizo rero si safunzira tuzakomeza ku cyumweru gitaha nzabiriza wigiye kugwera tutararangiza rero sana malize twasaba umubyeyi wacu n'ubundi akadufasha dutangira intashyo abakozi b'Imana hanyuma turaza gusoza kena akadimaliza sashimwe ngani megezege umunezero kubana na bene data ndigisangala ukanda mbale yacu ndetse n'abashiki bacu komaso ndalongo watu turabakunda dukunda abashyitsi ndimo kubondana ndimo kunda swalendo kwambiri kandi ko mwashoboye kugera hano ku rusengero Imana ibamugishe cyane mene wabwira umuntu kagagisi kunambuye abonalitse twashimye ku muryango wa mwene data umukozi w'Imana nyakwigendera Jerome ndani kwambiri kubanja lama lemo Jerome n'umuntu ntekereza ko tuzabiganira tugeze mu ijuru wabaye hano cyane kandi akorera Imana mu buryo bw'ubwitange bugaragara nk'umudiyakoni no mu ngeri zose ndukubira budindi gafika ku mwamba rizageza nayo kwana kwene chitaye bulu kuno turabashimira rero ko mwemeye kuboneka hano Imana ibamugisha yami gafika mwatu kabana kwa dushimire mushiki wacu Mama Jera ko wabasabye ko bagomba kuboneka hano ya bigema ya turabe kwa murapige kuno hanyuma by'umwihariko mabandera neranso Imana ibamugisha cyane nambuya budalitse nabusa
nagira ngo gwikaze usezere ku itorero nibwira ko uzataha ejo hanyuma natwe tuguhe intashyo nibutse ko yari kumwe n'abandi bantu ariko aravuga ati nubwo bimeze bityo mwumvane ko tereka njye mu itorero ryanjye ni igitangaza Imana Yesu ashimwe. Yesu arabegezege. Yongeze hano numva nisanze cyane. Ndio akabwira abantu bakaba masuka kwa mbiri. Ko ndifata nkaho ari itorero ryanjye. Mubona ko ndi pingo wanga ndito. Nubwo ndi kure cyane. Nakari ndari. Ubwo rero mugisha kwa nateranye namwe mu. Ndari tsokala kusonkana n'utsulale. Imana ishimwe cyane. Mungu arabegezege kwa mbiri. Ubwo rero nzagenda ejo manza kandi kunyamuka kandi ndizera yuko mu mpaye ntacyo cyangwa mu jambo y'ubuzima. Iyo basamore. Bazaza mu rugo n'abandi tuzaba bereka mwoni kunyumba kuko bene data dusengera na kwiye kuna sengera n'umunsi bari akabene bapira zo kuda bapira kuno tsulani rero muzazirikane mu rugendo rurerure cyane muzana magiriro leno bene pandule ndo utali kwa mbili bana ujya muri California bifata kutoka bana kwa California amasaha bizafata amasaha 20 bafuku bifote awazi kwene ubwo ni kure ni ntabwo ari hafi cyane utali kwa mbili sibafu byukuri je ntabwo nkunda kugenda mu ndege ine simba kwenda mu ndege ariko ndabakunda koma ni wakonda yongeze hano rero biranshimira ikafika bana ndima ya mikira kwa bro musengera Imana kugira ngo izashoboze kugaruka mu rwatantarize kweraso kandi ibyo dusaba byose tubishyize mu mutima twizere ko tubihawe kandi tuzabibona kugira ngo ninazo kwatazo Imana ibamugisha ambaye amunaritse Yagaze twongera turangura ibiganza twese majari kimwe kubirenge mwaca bose no ku muryango we kubanja bose ndetse na ministre ayoboye Exodus Vision Vision ni wose Exodus Vision uzasubiza ibintu data bose zabereke moni Imana wamugisha ambaye amunaritse hanyuma ku bandi bashyitsi kwa rendo yena wenda abo tutazongera guterana mina ministre zasokanaso nabo reka turangura ibiganza twese maja akamabida azabereke moni kumene Imana wamugisha cyane ambaye amunaritse murakoze siko mu mabidi amen nunganire mwarimu ntabwo ninda tandizire mwarimu sidiyeno abantu bagize impungenge ku matangazo tumaze iminsi dutangaza hana ni dimanda kipaje zonigeze menalegeza gusenga ni ngombwa tudasenze n'ibyo dukora byose hano ntacyo byaba bempera bimaze zofunigira ko banda bempera beyimeringajide tuzaza kwiyiriza rero nzabwera gusaba kujya ndito hanyuma ku itariki ebyiri mwumvise ko tuzadufite ameza abaturiza kandi gonero ndabizi ko hari ubukwe tukulira bali bugwani hari ingeso tujya tugira nk'abakristo bali bakana bari bakana nga Kristo Bibiliya iravuga ngo ntitukirengagize guterana kwera Bible ngalo risasiye gusonkana watu goyera gutaha ubukwe ntabwo bisimbura kwirirwa mu rugo cyangwa se nk'ari we washatse ntabwo ari byo rwose bali bali beso jole segera jonse ndi ahubwo icyifuzo cyacu ni iki mumajo kuba tudijana muzaze dusenge Imana ku bempere ba 26 urumva ko tuzaba twitegura no kujya ku meza kurebye zakaburiso dukozera gonero batu tuzakora gahunda ku itariki ebyiri amateraniro tizabaga tukomezanya n'ameza niba saa saba turangije abitegura kujya mu bukwe muzajye mu bukwe yego torero ubwo rero rwose mumbabarire sinzi amagambo yo gukoresha abazitaza ntabwo ari byiza kwirirwa mu rugo tubeshere ubukwe ngo twagiye mu bukwe mumeze nk'abasilamu muri Tanzania mu gihe cy'ikiruhuko cy'abasilamu umukiristo ngo kuki utateranye ngo rero nagiye muri idi akafuza Kristo kuti usmane suna sonkana na bila kudini wabaye umusilamu ryari uri unakala silamu lidini rero nagira ngo mbinginge bempeni ubukwe ntabwo busimbura gahunda z'itora ubwari sunga sinde program ya mpingo rwose ninginge n'abayobozi b'amakorali ibempatsokola amakwaya n'abandi bayobozi b'ibyiciro yatsokola inama rero abantu basiba amateraniro kubera ubukwe ahamena amasonka n'amasiya bagenda y'ubwari ukwiriye kubagira inama apatse upungu tujye tuza dukoresha igihe cyacu neza bitashira ntaya tukuno kuyo natwe tujye mu bukwe ifese bire mu abari bari mu bukwe ejo nimwigeze mubona ntahabonetse Yesu nashimwe cyane narahabonetse kandi na gahunda zindi zigomba gukorwa amasomo bloga mwena kwenda kufanya byiza Imana wamugisha ya tugeze ku musozo ndapiga ku mamero ndagira ngo duhaguruke turirimbe igisubiramo imirire n'imwe nyimbo
nyamara ubundi turaza kwigira umubyeyi n'ubundi aragusabira umugisha wo gutandukana Kena ngadibe pasokola aribe kirabuze dali cyose. amaturo yatanzwe mu nzu y'Imana. Maso jobere ngajya biriga nibamo. Kandi turabibutsa ko ubu ari mu kwa karindwi harakonje cyane, Ndio muri mwezi umwe ndio zizira kwa mbili. tuza amasengesho